Nicole ubundi haguruka vuba abandi boza ibyombo bicaye nta soni boza ibyombo bunamye boza vuba vuba kandi gira vuba hano harunze imyenda nzana ukamesa nkaho utagira intoki cyangwa amaboko gira vuba vuba hari imyenda igutegereje urumva ukuntu ureba n'agasuzuguro kabi urandeba se urankora hirya gira vuba vuba ndetse yakuzanye uri umukozi ntabwo mukeneye kubitumurana mbere wongereje ibyo byombo nturabirangiza ngiye kubisoza se dore imyenda ubirangiza akira mesa ese yarasoza koza ibyo mesa vuba ngiye kujya kwirebera match akiri wese birabyenda byose ibyo ntibiturebe ngira ngo mwana yaje kumupagasa nta kibazo ariko twaje mbikora mwanya naza ndabarira mwanya naza ndabarira waje kurya hano cyangwa waje gukora ibiryo byasigaye mu masafuriya byose uko kimeze oza vuba vuba hano waje gukora ntabwo waje kurya nawe bijyane mu nyama oza gira nta kibazo waje gukora ntabwo waje kurya ibyagenewe mu masahani Nicole karame wina hano nkubwire mwana wa naje none se burya amasabune aracyahari iyo yashize ahari utugeze dukena twakoze dusigaranye se isukari ingana ite nta sukari nabuze ko twayikoresheje mu gitondo ngiye kukohereza rero amafaranga kuri kode kwa Kazungu ugende ujye kuzana ibiro 3 by'isukari amafaranga tutahagije uzane n'imiti 2 y'isabune nongeyo babayohereje yego kandi ubanguke sawa telefone mu rwayi mbona nyambura ko nayisubiye ntabwo twagenda ukayima ababyeyi banjye babiri
Mama, kaje mnumye ku muhanda kwa Kazungu hari umuntu wambaye iPhone. Umugore iPhone? Wahise. Ngo yamwe ngo numuhanuzi. Arambwira ngo nzaje muhamagara ngo azandanje. Zakurangira iki? Ndambwiye ngo numuhanuzi ngo Imana yamuntumyeho ahita amafone. Yo mugutumyeho kugira ngo aguhe telefone. Nanye nuko yambwiye ngo yankunze ngo Imana itimuntuma nyine ndavuga ngo agiye ko nguma ngo phone. So uwo muntu ni igitsina gore ni igitsina gabo? Yari umumama. Umumama. Twahuriye ku muhanda nyine aramagare karambaza ngo bite namubwira ngo ni byiza ndambwira ngo arankunze ngo Imana ngo nyine ngiye imuntumyeho ahita amafone. telefone kimwana ndana ntabwo yinyaka hereza iyo telefone hano urayima cyangwa ntabwo yima Umuhereza yirebe ariko yimusubiza. none se nkubaze umuntu agwa telefone akabona simukadi ayikuyemo ashyiramo nimero arambwira ngo nyine ngo nzagure simukadi ngo nshyiremo nzamuhamagare. ibyo bintu ntari kubyumva gute nada umwana atunga telefone gutya iyo telefone ariko nta kibaye niba ari umugore akaba ari umuhaye niba ari Imana imutumyeho ntabwo n'ikisi abadamu bacuruza abana batoya. Oya niba ari ukumucuruza natwe turabikurikirana twitonze. Iyi telefone rero tugomba kuyibika tukayimwaka. Oya telefone tugomba kuyimwaka ariko mbanza mbabaza none se uyu mukobwa wawe afite telefone uyu afite telefone tandukanye telefone niri kuki wowe utunga telefone ni nameza phone yawe nayo ngo akira ubwo ntabwo nafite nanjye nayo ariko ke wagiye ugabanya amahano ubundi wowe ntayo muha ahubwo se ubundi wabaye ite wa mukobwa ubundi sinabamere sibyanze mwamuzanye hano Beti mukuru wanjye avuga ngo yamukuye ku muhanda ahubwo uyu ni indaya ayikuye mu bagabo. None niba ayikuye mu bagabo wowe urayishakira iki? Wowe kutabagiye. Ngiye nararezwe ndi umwana mwiza mwana yanoraguye mwana mu muhanda ubwo buryo turashaka kumurera. Iyi muhereze hanyuma tuzajya dukomeza dukurikirane uko imyitwarire ye. Hano hari katushe. Ntabwo nafatike. Urayifata. Nanjye nayo nguha. Aho wakuye ugenda ukeza abandi. Reka tubaze Beti. Uyu mwana watuzaniye kandi tumufata nk'umwana ntabwo tumurabana sibyo none ko tubona ko buke no ko bwije agenda duhindura reba telefone yazanye ejo azazana n'ikindi ejo azana n'ikindi ibyo bintu babyumva gute? Oya Imana ikora mu buryo bwose butandukanye reka yakire telefone tuzamufasha kumeza kutumuba hafi kandi kubera umuco mwiza reba arayizanye kugira ngo anayitwereke ntabwo ayitwereke rero n'umwana nawe bw'Imana yayimuhaye na Keza ejo Imana izamuhiyindi umwana so dukomeza tumuganire tumube hafi kugira ngo tumufashe nawe agiye bashe kugira rwiza ariko urabona telefone bamaye ko imeze nayibonye telefone byabasabye igihe kingana iki reba dufitemo tushe twavuze ko Imana ariyo yamubwiye ngo ayimuhe rero ni Imana yategetse uwo muntu kuyimuha reka yakire kuko ari impano Imana yamugeneye. Imana ifasha uwifashije ahubwo uyu watuzaniye ni indaya ni mayibo ajya gukura abagabo kuko iyi telefone ko cyese batayimaye ngese nusenga cyangwa nyasenga se ntabwo umugisha w'umuntu kugira ngo numwe none se reka nkubaze ke wowe nta muterankunga wigeze kugufasha ukajya kwiga hanze? Nge nagiye kwiga none ariko wowe kuki tutarwanyije umugisha wahuye nawo ukabushaka kurwanya umugisha wundi mwana? Meri hoye biratandukanye kwiga yarafashije wese wamugira neza katamufashije ngasubire mu ishuri ko yacikije wasanga ari zo nzira ashaka kubikishamo Imana ishaka kubikisha. Keza kugira tubyoroshe ncuruza iyo telefone yensubiza ntabwo nyimuha nuyimuha yempe iyi telefoni tugiye gufata nimero bamuhaye sibyo tuyihamagare mwese mwumva
tumenye ngo ni muntu ki wayimuhaye sibyo gasore uko byumva Yego. noneho umuntu tumubwire ko tumurangira hano mu rugo aze hano sibyo tumenye ngo umuntu wahaye uwo mwana bahuriye mu nzu ya telefoni ni muntu ki sibyo ese koko nawe natwe turi bakuru uwo Imana yagutumye ntabwo wamuyobewe sibyo turamenya ngo iyi telefone kugira ayifate ese nimba ari we yatumyeho cyangwa se ari undi muntu kuko mu nzira yanyuze mu nzira irimo abantu benshi ariko kugira afate umwanza ye keriya sibyo si ibintu byumvikana ntacyo ni mumuhamagare turamuhamagara urabyumva gute wowe byambwiye ngo ndamuhamagare wowe uzamuhamagara reka mubwire se kuba ambwiye ngo numuvugabutumwa umwana nimba yamwizeye akazana telefone twamwizeye natwe ahubwo tuze duhamagara ino nimero kumva ngo ni muntu ki okay nta kibazo Allo? Allo? Mwiriwe. Uravugana na Papa Betty? Uri inde? Uri Fabiola? Mama Samuel. None siko hano mu rugo twaba dufite akabazo gatoya. Nagiraga ngo nkakubazeho hari ikibazo? Hari umwana wacu uri hano mu rugo witwa Nicole. Waba umuzi? Nicole? Okay, nshobora kuba nabamuzi. Umuzi wiki cyangwa se umuzi gute? Muziho ko twahuriye mu nzira niba nikamuzumaho yamara kumuzumaho wembwira ko ari umunyamugisha mbwira ko ngomba kumukoreraho umugisha niba mu byo nari nzita ku kanya ngo nafite telefone aba ariyo mwuka iyo fone irahenze cyane nayo kuzigumira kanini ako kanya niyo nari nkeneye nyimuha ariko uwo mwana pe ni umunyamugisha nubwo tutanakomeza kumurwanya ariko ni umunyamugisha yakomeje kumurwanya Imana iramurengera bigize amazina. Okay, none ko twatugukeneye mu rugo se wabasha kuboneka? Ikibazo naboneka tu. Wazaboneka nka ryari? Igihe cyose mwanyemerera nabi. Okay, urumva nyine yaraje arabitubwira ariko bakuru be ntibabyumva musaza we nawe kuko nguko naje ubwanjye nka papa ntabwo nabyumvise neza ngo numve ko bimfashije. Ubwo nkibaza umuntu wo gufata telefoni ihenze kuriya ukayiha umwana muriye mu nzira atakuzi utamuzi tugiramo amakenga ubwo niyo mpamvu Bira Imana ikubwiye ngo ukora ibintu ufashe umuntu ukora icyo ufite ako kanya akaba ari cyo umuhereza iyo niyo nari mfite ako kanya kandi n'ibindi ndashinze Imana izanshoboza nzajya nkomeza kumufasha. Okay. Ubwo wadufasha ukajya mu rugo tukabasha kukubonaho tukakumenya. Naza rwose nta kibazo. Okay, sawa rero ndumva murakoze ubwo nitwongera kubakenera cyangwa se nawe wumva ufite akanya waduhamagara atubwira ati dufite akanya ukaba wagera mu rugo. Neza. Urabona neza mba. ese nawe mbaswe cyane wowe twavuganaga nawe se njye mwavuganaga Amakuru. amakuru neza Umeze neza. Okay, karibu iwacu rero. Nakoze nawe. None se tutizingiye mu magambo ndakeka byinshi twabivuzeho kuri telefone nawe kubajije. Nshaka kumenya ngo telefone wahaye uriya mwana ni telefone imeze ite, ni telefone bwoko ki? Byaba byiza umpaye na marike wenda ya pochette yambaye yadufasha. yego ni simate nyine namuhaye ariko ifite pochette y'icyatsi y'ubururu. Pochette y'ubururu. ubuhe bwoko? ni simate nyine nuko yitwa pe. wowe ubizi nka smart gusa amazina ya smartphone. Okay.
wazana telefone nyinshi se watwereka iyo ariyo nayibereka ayitwereka ane dufite telefone 3 ase wabasha kutwereka ngo ni iyihe muri izi telefone ziri aha niyo ngiyo hagati ya 3 uturuka aha uturuka hanga uturuka hanga ubwo ni iyi ngiyi yego ndabona ko ari nayo iziyobora reka da ubwo nawe urakwibona rero ntabwo ibintu byiza ndabona ni nziza cyane twarayikunze aba bari umunabi rero n'abakuru be ntabwo bari babyishimiye ko umwana aje vuba wenda ndakeka mutaba mwaraganiriye ariko kugira ngo tunge telefoni bakuru be batazifite akarusho natwe abasaza tuziguze vuba ndumva bitaratunyuraga ariko mama we yaramushigikiye ariko wenda ku ruhande rw'abana batabyumva nawe ugasanga ni urugamba papa uratugurira natwe nk'iyi cyangwa se uduhe iyi ngiyi cyangwa se twese uzitwage ubwo nicyo kibazo twaba dufite wenda abana nawe uko babyumva nawe byaba byiza wari uhageze kugira ubikemure gusa ko nawe mfite ikibazo mbaza ese umwana wamuhaye nimero azagura we yari afite ikibazo cyo kugira ngo tumugure simukadi ngo bazabashe kukuvugisha ubwo nk'umuryango uko twese turi hano ni byiza cyane kuba uje ukaba unaduhaye ayo makuru yego wenda nabaza madamu urabyumva gute ni byiza ko aje akaboneka kandi numva ko n'abakeza nabo barasubijwe yumva tutakomeza kunaniza umwana tukamusubiza telefone ye tumaze kubona uwayimuhaye ahubwo se nkamubaza mwari musanzwe muziranye cyane ubwa mbere mwaramuhuye bwa mbere twari duhuye ni imana yambwiye ngo muhe telefone ako kanya imana yarambwiye mufashe reba mu byo mfite ako kanya mbona namuha ino shakoshi mbona ntacyo yamumarira numva namuha telefone ko yajya abasha namwe kubahamagara nta kibazo kandi murakoze cyane kuba mwatwitabye imana ibahereza umugisha nanjye numva telefone imana yayisubiza none si umubyeyi ukimara kumva muri wowe imana ikubwiye ati icyo ufashe uno mwana wowe ukumva ko ikiri hafi yawe cyangwa se icyo wabona cyamugirira akamaro ni telefone ese basi wumvaga ko mu rugo tutabasha kumugurira ese basi ukimuha nawe wumvisha uburyo yakubwiye ati mu rugo nta bushobozi bafite cyangwa se urambyaye nari nyikeneye basi we wumvishe wabonye byakiye gute njyewe mu byo nyine nabonaga akeneye nahaswe n'umwuka kuba namuha fone naramurebye mbona arambaye mbona fone ariyo akeneye telefone ariyo akeneye yego urufu cyangwa urufu ufite amakuru ko hano mu rugo tutajya dukunda kugura abana telefone nta makuru yaho yo mu rugo ntabwo waba aka gace n'ubwa mbere kagezemo nibwo bwa mbere beti nka mukuru we urumva iki kibazo twagikemura gute imana ikora ibitangaza byinshi kandi umuntu wese imana ifite uko imugenera ibyo imutegurira kumuha umwana mumuhe telefone natwe duhari nk'abavandimwe namwe nk'ababyeyi turadukomeza kumufasha kugira ngo atagira ibintu bibi yagwamo ibyiza twayimuha kugira ngo kuko imana yayimugeneye akomeze nawe ayikoreshe Keza utamushyigikiye wavuga ngo iki uyu ntiwasanga ari wa mutubuzi okay wagiye wihangana njye sinabyemera ko yayimuhaye ibyanyu bikaguma iwanyu mukareka kubishyira oya ubu se ngiye ko ataje ngo avuge ngo yanyeretswe yenda ngo ngarayimaye njye sinyikeneye sinemeye gatushe none se nyine yahaswe n'umwuka wasanga ari umutubuzi ntabwemera ibyo gasore wowe urabyumva gute ko mbibona nyine nuko itegeko ni iryawe ntarenzaho iki se umwana urumva ushaka gutunga telefone ndashaka gutunga fone urumva uyishaka ese nagira ikindi kintu wenda
ikizaba nka nyuma ya telefone bizagenda bite? nirebera filime na game. Uzaza ureba filime? Hano nta televiziyo dufite, ntabwo harengana. Televiziyo Gasaro se ko abyanga akahita azimya televiziyo. Kubera iki kutabimbwiye? Yanga kureba televiziyo. Uvuga ngo ninde vuga ngazamubita. Ari njyewe n'agasore ninde utanga itegeko hano mu rugo? Ni wowe. None kuki utabimbwiye se? Ukuri arankubita cyane. Mama wawe arabize? Mukuru wawe arabize? Kuki utatubwira? None kuki utatubwira ikibazo kiri he? Nifite ubwoba. Ari ufite ubwoba? Urumva muri wowe icyabikemura byose ni ukugwa telefone. Papa nuko ataramenyera abatayisanzuye ngo wenda agende abibabwiye, ariko nka mukuru wowe nanjye nzagenda mufasha. Rero turamuba hafi kandi umuyimuhaye n'Imana yamutegetse kuyimuha, nta bundi burara nta gakunda kugenda. Rero ubwo tujya tumuganiriza bizajya bituma natwe tugenda tumenya byinshi byo kumufasha. Mumuhe telefone. Action. uriya mwana ni umunyamugisha nubwo satani igumika mu rwanya, ni umunyamugisha ukomeye cyane. Mugerageze mu mwihanganire uko mumubona kose, nyine mumubera ababyeyi. Imana yabaha umugisha. Mvuga ko umutubuzi satani bari kumwe hano ninde? Niba uri umukizwa ko nzi ko abana twese turi ab'Imana, satani ni iyihe? Niwe munyamugisha gute?